muntu wanjye reka nkusuhuze kandi nguhe n'ikaze. Niba ufite amafaranga 50,000 witekereza ko nta business wakora, dore business 10 ngiye kukubwira, uhitiremo business imwe wagenda ugakora kandi ukayibyaza umusaruro. Izi business waba ufite akazi waba nta kufite ushobora kuzikora. Hari business z'insirimu, hari na business zisuzuguritse. Abantu benshi dukunda kuvuga ngo iriya business irasuzuguritse, ariko niba ufite akazi wazikora, wazishyiraho umukozi akazajya zigukorera, ukavanamo inyungu yawe mu kwezi, kandi n'umukozi wawe ukamuhemba, kuko ku munsi uzajya ubona amafaranga menshi pe, ku buryo mu cyumweru cyangwa se mu kwezi uzajya uvanamo amafaranga yawe, ukavanamo n'amafaranga uhemba umukozi. Ntujye kure rero, hari abantu batekereza ko business zikorwa n'igishoro kirekire. Oya, noneho uyu munsi babantu bafite ibibazo ngo bafite 50,000 n'izihe business bakora, uyu munsi nkuzaniye isomo riri special yuko uramutse ufite 50,000 wagenda ugakora akazi, ukabona amafaranga, ukishyura inzu yawe niba muri ghetto, ukaba wabaho neza, ubuzima bwawe bugahinduka, cyangwa se na business yawe ukayungura, ikagenda ikaguka, ikagira agaciro. Ntujye kure kuko bino bintu birakureba. Rero ntutekeze ko 50,000 wabiryamisha ngo utegereje ko uzakora business ariko ufite amamiliyoni, kandi 50,000 byonyine wabitangirira mu gihe cy'amezi 3 ukaba ufite igishoro cy'100,000. Abantu bakure bakabona wice mu bintu bihagaze agaciro k'100,000. Rero ntujye kure, reka nakire umuntu mushyashya ugeze ahangaha ari ubwa mbere, ahawe ikaze kandi akore subscribe, kuko ahangaha azajya higira amasomo y'ubwenge mwarimu atigeze atwigisha, mwarimu atajya yigisha, ndetse rimwe na rimwe ni inama ababyeyi bacu bajya baduha bati nimukore, ukoresha amafaranga yawe nubwo yaba makeya uyabyaza umusaruro. Ndahera rero ku mwanya wa 10. Ku mwanya wa 10 turasanga gukora capati. Hari abantu batekereza ko gukora capati ari ibintu bisuzuguritse, nyamara ifarini, ibintu bijyanye n'ifarini bishyireho umutima, kuko ni ibintu bigira amafaranga menshi cyane. Gukora capati ushobora kubikora wowe ubwawe, cyangwa se ugashyiraho umukozi wawe akabikora. Ushobora umukozi wawe ashobora kubicuruza, cyangwa se ukabicuruza, cyangwa se ukabiranguza. Uramutse ugize Imana cyangwa se ukagira umugisha, ukaba ufite ahantu wazajya ugemura, wenda ni kantine ahantu runaka, cyangwa se ni mu kigo cy'abanyeshuri, cyangwa se ni hehe, aho ngaho wagenda ukagemura capati zawe ukavanamo amafaranga. Kuko niba mbaza igishoro cy'50,000, noneho ibanga riri mwahangaha rya capati, nta nubwo amafaranga 50,000 yose wayatangiza. Byanze bikunze uzashora nk'ibihumbi 25 cyangwa se 30 gutyo, kuko amafaranga 50,000 muri capati ni menshi pe. Ugize Imana ukabona ahantu ugemura, ukabona isoko, byaba ari amahirwe yose wayashora. Ahangaha washoye amafaranga 50,000, ntabwo ku munsi wabura amafaranga 10 cyangwa se 15 by'inyungu. Ibaze 15 by'inyungu, ugahindukira ukazahemba wa mukozi wawe, cyangwa se niba uri kubyikorera ugakorera amafaranga. Hano hantu harimo amafaranga kandi harimo ibanga. Rero iyi ni business ya 10. Ku mwanya wa 9, business ya 9 turasanga ucuruza inkoko. Gucuruza inkoko, aka ni akazi k'abasirimu. Reka nkubwize ukuri, aka ni akazi k'abasirimu. Ho nushaka ubyemere, si ngombwa kuvuga ngo washyiraho umukozi. Ibyiza ni uko wabyikorera ahangaha, kuko uba ukeneye inyungu yawe uri kureba ako kanya. Rero niba ufite 50,000 byawe, jya mu isoko ry'inkoko, ahantu bacururiza inkoko, utanguranwe, ugure n'abaturage bazanye izo nkoko mu isoko. Nugenda ukagura inkoko y'8,000 ukayishyira hariya, undi akazana ukagura indi nkoko y'8,000 ukayishyira hariya, zikaba 2, gutyo kugeza amafaranga yawe arangiye. Ubundi nyuma cyangwa se ukuri kuzigura, hari n'uzaza w'umukiriya nawe areba inkoko ufite ayikunde, namara kuyikunda nawe azaguha amafaranga. Urugero, inkoko niba wayiguza amafaranga 8,000, wa mukiriya uje agakunda ya indi waguze 8,000 azaguha amafaranga 10,000, ntungutse 2,000. Ibaze noneho za nkoko zawe zose wari ufite, nuhindukira ukazicuruza, imwe yungukamo 1,000, indi 2, indi 3, bitewe n'uko imeze, n'uko wanamuhenza uwo muntu. Bisaba ngo umuntu waje umuhende, kugira ngo nawe undi waje kukugurira nawe umuhende. Bivuze ngo kugura urahenda no kugurisha uhende, bivuze ngo wibonera amafaranga yawe. Aha hantu ushobora gutahana amafaranga atari munsi 20 cyangwa se 10 bingahe, bitewe n'uko umukiriya yaje ukamuhenda, cyangwa se bitewe nawe n'uko niba uri guca bayinga ushakisha amafaranga. Iri ni ibanga ry'abanyabwenge. Aha ni business ya 8. Business ya 9. Business ya 8, ucuruza amagi. Ntaramanuka ngo nkomeze nkubwire, ndakwingenze business 2-3 za mbere ziza utangira, nza guherutsa
ntujye kure kuko ahangaha harimo ibanga rikomeye cyane. Rero nazo nakubwira ngo waza gukora, yego naha uramutse ubishaka izi business wazikora. Rero gucuruza amagi hari abantu utekereza ko ari akazi kagayitse, ariko niba uzi ko kagayitse, shyiraho umukozi ajya ahora abikora ku munsi, nzi neza yuko utazabura amafaranga pe. Amafaranga uzayabona kandi uwunguka inyungu yawe, uhembe n'umukozi wawe. Aya magi igi barigura amafaranga 150 ku ahantu borora inkoko z'amagi. Uragenda ugafata igi ryawe kuri 150, ubundi nawe ukagenda ukarigurisha ku mafaranga 200. Uwo mukozi wawe ashobora kuyatembereza mu tudobo tujya tubabona, cyangwa se wagira umugisha ukaba ufite ahantu runaka wayagemura ukayaranguza. Igi nugenda ukariranguza akaguhera 180, warifatiye 150. Niba ufite amagi waranguye y'ibihumbi 50 cya gishoro cyawe, ayo magi bara amafaranga, abari amagi menshi pe. Niba ari amagi 50, reka tuvuge wenda ko ari amagi 80, amagi 80 buri gi ryose rifata amafaranga 30 cyangwa se 50. Aho hantu harimo amafaranga menshi. Nuko uhita ukuramo ya makara wakoresheje uteka ya magi byonyine gusa, ubundi wisigaranira inyungu yawe. Iyi ni business ya 7. Aha rero waba ufite akazi washyiraho umukozi akabikora, cyangwa se niba nta kazi ufite nawe ubwe wabyikorera, kuko aha hantu uzakorera amafaranga menshi. Rega amafaranga 50 ni menshi, amafaranga 50 ni menshi cyane, ndetse wongereho cyane. Business ya 7 wakora muri ya mafaranga ya 50 wakora ni uguteka amandazi. Nakubwiye ngo ifarini muntu wanjye, ifarini igira ibanga. Umuntu wakoze ibintu by'amafarini, ibintu bikomoka mu ifarini, uyu muntu nta kindi kintu yakora ahora abikora, kuko guteka amandazi amafaranga 50 wakozemo amandazi nayo abari menshi cyane. Ntutekereze ngo 50 ngo wari uburindazi butoya. Gira umugisha ahubwo ubona ahantu ugemura, ugenda ubaranguze kandi ukora ibintu biryoshye kugira ngo uhiga abandi ku isoko ry'umurimo, ubavanemo uwo usigare ku isoko ryawe, bitewe n'uko wakoze ibintu byiza. Niba ukora ibintu byiza, aba bandi bayaranguzaga bazavamo. Nibavamo uzasigara uri ku isoko, nusigara uri ku isoko ni hahandi uzagira igishoro noneho cyinshi, bitewe nuko uri kubona inyungu iri kuza. Niba watangije 50, ejo uzatangiza uzahita ushyiraho 60, ejo ugire 70, kubera yuko ku isoko ry'umurimo barimo barakunda ibyawe, abantu uri kuranguza barimo barakunda ibyawe. Rero iyi ni business ya 7. Naho business ya 6 ni ugucuruza amakara. Iyi ngiyi nkunda kuyivuga cyane kuko ni benshi cyane byahiriye, wayigize nk'umugisha. Aha hantu harimo amahirwe menshi cyane ku muntu ufite 50 ukatangiza mu makara. Aya makara ushobora kugura umufuka 10,000 cyangwa se 12 cyangwa se 15, bitewe nuko amakara yahenze. Umuntu yaza kugura akawutwara wose ukabungukamo 2,000. Ibaza 2,000 ufate ku mufuka umwe, noneho ni wacuruje imifuka 5 n'ibihumbi 50, byanze bikunze urasigarana 10,000 byawe. Kandi uwo munsi niyo wungutse amafaranga 10,000 urongera urangura yandi, kuko buri kanya uhora urangura. Si ngombwa ngo uyu munsi niba ushize muzongera kurangura nyuma y'iminsi ngahe. Uyu munsi niba arangiye urongera urangura yandi, kandi urangura yandi nubwo bongire bayatware. Amakara agira amafaranga, noneho wagira umugisha ukayatanga detail. Hari ukuntu yafunga, ukuntu ukafunga mu tudobo cyangwa se mu duki, aho naho usigarana ibiceri byawe, kandi umufuka ukikuba kangahe muri ya mafaranga batangije. Iyi ni business ya 6. Noneho business ya 5 ni ugucuruza inkweto. Basirimu noneho bajya bavuga ngo barashaka akazi kwibashye k'abasirimu. Inkweto ni ibintu by'abasirimu. Izi nkweto, nimvuga inkweto ntujye muri mangaze, kuko mangaze akenshi ziba zizwi ibiciro. Noneho kugira ngo ubashe gupiga cyangwa se kumvikana n'umuntu ubashe kumuca amafaranga menshi bikakugora, kuko abazi igiciro cyabyo. Ibyiza jya muri za zindi zitazwi ibiciro byazo, kuko niba uranguye inkweto y'ibihumbi 5 nujya kuyigurisha ukayishora kuyigurisha 10,000 cyangwa se 6,000 cyangwa se 7,000, bitewe nuko umukiriya aze nuko uri kumuhenda. Ariko inkweto zizwi ibiciro uramenya utazabikora, kuko abazi ngo zigura 10,000, aho wajya hose uzazigura amafaranga 10,000. Ariko izitazwi ibiciro ntawe uzamenya ngo waziranguye angahe, ubundi umwungukemo amafaranga yawe. Kandi 50,000 ntuzatinye ngo nuko zaba ari inkweto 5 cyangwa se 10 cyangwa 20. Izo ngizo hari n'umuntu ucuruza urukweto rumwe rwonyine kandi akarugukamo amafaranga. Aka ni akazi keza cyane. Noneho ku mwanya wa 4 turasanga gukora ibiraha. Umuntu ucuruza ibiraha agakora ibiraha
aba bantu uzajya ubabona kandi uzamubona uyu munsi, ejo wongere umubone, ejo wundi wongere umubone. Niba ari umugabo nta gatinya nta n'isoni afite, ahora abikora buri munsi kandi bikamuha amafaranga. Aha hantu ibiraha ni ikiro cy'ibirayi cyangwa se ibiro bitanagura, ubundi akagenda akagura ikiro cy'ifarini, naho ntabwo bizagusaba cya gishoro cyo50. Oya, amafaranga uzasabwa menshi uzashobora ni ibihumbi 15 cyangwa se 18, ye na 20 ushobora kutagira, kandi ahantu ukavanamo amafaranga. Iyi business nayo ni nziza cyane kuko uzasabwa ikiro kimwe, usabwa amakara wenda akadobo kamwe, ubundi usabwe amavuta n'agakoroboyi, ubundi wongere usabwe n'ifarini ikiro kimwe, n'ibirayi biro bitamva, ubundi wiyorera amafaranga. Ibiraha ikiraha kimwe bakigura amafaranga 100, kandi se ari iki kirimo? Iyo nayo ni business wakora. Business ya gatatu wakora kandi nziza ni ugucuruza ibirungo. Nimvuga ibirungo wumve ngo ni ugucuruza inyanya, gucuruza intoryi, gucuruza amashu, imboga. Biriya bintu bigira amafaranga kuko abantu twese dukenera kurya, nta muntu n'umwe udakenera kujya guhaha biriya bintu. Kandi biriya bintu niba wagiye ukagura ibase y'inyanya, byanze bikunze iyo base ukagenda ukayifungamo ikiro cyangwa se ukayifungamo indi mifungo runaka. Mu cyaro tujya tuyibona, kandi mu mujyi ntabwo umuntu aza ngo yiyemeze kujya kugura 2 cyangwa 3. Byanze bikunze bagura 1 igice cya 1 gutyo, cyangwa se ikiro cyangwa se inusu gutyo, ukivaniramo amafaranga yawe. Ahangaha nta muntu n'umwe utajya kuguhahira, sina ngombwa ngo ni umukiriya niki, kuko ahantu tuye sina ngombwa ngo ni iseta, ahantu tuye buri wese aba akeneye guhaha inyanya, intoryi, zino mboga uko bisanzwe. Iyi ni business ya gatatu. Business ya kabiri, ubwo nageze hahandi noneho heza, gucuruza imbuto. Gucuruza imbuto bigira amafaranga gute? Niba ikiro cya marakuja cyangwa se cy'amatunda ukiguze amafaranga 1000, ukirangwa amafaranga 1000, uragenda nawe ukigurisha andi mafaranga ku ruhande. Kandi imbuto zirakenerwa na buri wese, buri muntu wese akenera imbuto. Rero izi mbuto niba ari imyembe, niba ari pome, niba ari ibiki, byanze bikunze gerageza niba uranguye ikiro cy'amafaranga 1000, umenye ngo urakigurisha amafaranga 3, ikiro kimwe gifana amafaranga 300. Ibaze noneho niba waranguye imbuto zihwanye n'amafaranga 50, kandi ikiro nimba kifata amafaranga 300, ubwo urasigarana amafaranga ngaha. Kandi nibishirongera urangura ibindi. Aha naho harimo ibanga. None business ya mbere iza ku mwanya wa mbere, gucuruza imyenda. Nimvuga imyenda, ntujye muri ya yindi izwi nkuko twavuze inkweto, ntujye muri bya bindi bizwi ibiciro. Niba ugiye kurangura ipantaro izwi ibiciro, niba ari koboyi y'ibihumbi 10 birazwi ko ari ibihumbi 10, oya, jya muri ya myenda itazwi ibiciro, kuko hari hatazwi igiciro. Niba uranguye umwenda amafaranga 1000, uragenda ubwira uti umwenda nawe uranguye amafaranga 2000 cyangwa se 3, urahenze, ni mwiza, ibi nibi, kuko nta handi hantu arawubona ngo nicaguwa, kuko nta handi hantu arawubona, byanze bikunze arawugura. Kuko nawe ugura ntabwo abazi ngo waranguye ahangaha, tayo umwenda umwe usanga umungutse amafaranga 2000 cyangwa se 3000, umwenda wikubye kabiri. Bivuze ngo umwenda, umuntu ucuruza imyenda agashora amafaranga 50, inyungu azavanamo zikuba kabiri. Iryo ni ryo banga. Niba ubona kubwira ngo nugera ku musozo, uragera ku musozo umaze kumenya business wakora. Business washuyemo amafaranga 50 ku myenda ya cagu yikuba kabiri bikaba 100, kandi gushira kwayo ni nk'iminsi 2-3 imyenda 50 imaze gushira. Wowe upfa kubuzi ngo ndajya mu isoko aha hantu imyenda yanjye izagurwa, nzagira abakiriya bazayikunda, kandi abantu ntibazi kwigura, nanjye ubwanjye kwirangura ntawe uzi uko nayiranguye, ubundi wikorera amafaranga. Izi business si sawa se? Izi business ntabwo ari sawa ngo 50 ngo nta kintu wayakoresha. Ubwiye business wakora ufite amafaranga yawe 50. Ntuzacika intege ngo uvuge ngo aya mafaranga ni makeya, ngo ntegereje kuzakora business ariko mfite 100,000 cyangwa se 100 ngahe cyangwa se miliyoni. Oya, amafaranga make yose wayakoresha. Ntuzatinye kuzunguza urukweto rumwe cyangwa se inkweto 2 cyangwa se imyenda 3 upfa kuburi ubona amafaranga yawe. Ntawe uzakugayira ngo ufite igishoro kimeze gite. Oya, buri muntu wese aba ari gushaka amafaranga. Nubona inyungu yawe tayari uzabonye ibiceri. Nuhomba aha nta nubwo wapfa no guhomba, kuko ibintu byose ntabwo bizabora. Ibi ngibi nakubwiye ntibibora, nibitagura uyu munsi ejo bizagurwa, ariko ahangaha uzavanamo ibiceri. Reka mushimire rero umuntu w'agaciro. Niba ugeze ahangaha uri umuntu w'agaciro, ndagushimiye rero.